hanyuma mbwira wa mukobwa agiye oya aracyaryamye konsera akubwiye ngo iki none se ko yari akiryamye nari kujya gukomanga kabiri kangahe nkubwira ikintu ntugikore wowe munzaniye ikintu tugomba gukora kugira ngo ibi bintu tubihashye kandi burundu birangire muri kunyumva neza mbikeneye mu minota mbabwiye 35 hoya 25 nimba utangiye kuvuga ko mfite umutima mubi ubwo nitadobo bura botike bwiwe bw'amafuta atangiye kuza kugushukisha bura botike buzatumarira iki nta kintu na kimwe bura botike buzamarira umuryango mbona nguraje igise cyose nakumva moto nkagira ngo ni wowe uje nuko utazi ko nari mbakumbuye ahubwo amakuru yayisimbi biradusaba gusirimuka nanjye nkasirimuka sirimuka 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 Yes. Ngo iki? Uretse gato. Yes, afande. Raporo naguhaye iwigejeje hehe? Segonda nk'icumi ibintu biri kwirukanka ubu aka kanya turi kuvuga ngo hamagaye ari umwana w'imyaka 13 umaze kwicwa n'ibiyobyabwenge nababwiye kujya guhiga naho bituruka hose none uri kumbwira ko gifite akanya urumva bitagiye gukwira igihugu cyose oya nge ndumva kiri mu bintu byinshi ituma hamagarira nkusaka akanya umubwira nsange muri office ko mushaka okay reka mubwira se gira vuba Hosi afandara gushaka muri office. Akose mana. None se kuno ibiryo by'amatungo yanjye amakata ateke nayo ubwayo hari uburyo atameze neza ariko mana. Mwa matungo mutuze rega ningera Kigali nka umustar nzabibakorera. Mwakire muryama katateke. Ndetse ndabigiye. Kanyaba mbahereze nye. Shaka mubye. Ikari ngewe ngenye n'ugomba kubitaho arundi muntu uzabitaho. Icyo nzi cyo nimara kuba umusitari sha. Ibintu bizabaho muzajya murya neza. Bimwe by'abanyamugi bajya bavuga ngo baratanga sha. Nanjye nzabibaho. Ubundi se kari dukiya dushize none ndabigenza. Reka njye kubishaka ibi. Matungo ya. Yewe. Ruhumuriza. Hihoyi. aho sema ngo ibyo twavuganye ni ibi ngibi ako ibyo se bitwaye iki nashaka ubugari ngenda ifiriti wagaherukaga nimva shaka gutekera agafiriti ukazukirira neza ubwo ubugari bwiza isaha wari kubukira hari cyo natekereje ndabizi nyine ihanganye urumva hari cyo bitwaye ako ni mungoroba ndabura ntari ndabugutekera rwose muri kibazo nta kibazo aho ndabyemeye urumva ibyo byari cyo bitwaye ariko uzima guteka uzi ko biryoshye rega namura gubikumbuye mwana wanjye ntabwo nemerutse inteko yawe nuko urumva hari cyo bitwaye se
na ninjoro ndagusongera ku kabari washakaga. Noneho reba usigaye uzi no gukora salade uza. Cyane. Mfite mama w'umusirimu pe. Nkusi. Yes, afande. Akazi nabahaye ko gukora mukagejeje hehe ko muri minota yamaze kurangira. Afande. Nari ndikukoraho. Ariko hari amakuru amwe namwe namenye avuga yuko hari umugabo utuye muri karaga ufite amafaranga ndetse uwo mugabo niwe winjiza ibiyobyabwenge byinshi cyane abikuye hakurya. Gusa namaze kumenya yuko akoresha abana batoye. Ukivuga kuri icyo kintu cy'abana aka kanya tuvugana biri no mu bintu bitumye guhamagaza ikubagaho. Nakiye telefone ivuga ko hari umwana w'imyaka 13 umaze gupfa. Kandi ibizamini byo kwa muganga biri kugaragaza neza ko amaze kwicwa na mugo. Murabona neza ikibazo nababwiraga mu kanya ahantu kiri kugera. Nimba bitangiye kugera kuri Rwanda rw'ejo umwana w'imyaka 13 akaba yishwe nabyo. Ubu murumva bitagiye gukwira igihugu cyose. Umuntu nashakishaga. Mbwira ukuntu umpa iriya njegera. Poziba. Ngo ninzibe. Juma ninzibe ngewe. Uzikubona kurya box. Wanijya box. Wowe urampangira injegera ikanyambura warangiza ngo ninzibe. Cacika wabiciwe. Ndi beach. Wewe ni gutuje kwiba ujya kwiba umuntu wowe. Uri kuri stand yo kujya kwiba umuntu wowe uzatera imbere gute? Ubwo se ndi beach renze beach curuza ama beach ni yihe kuri yisi? Akubundi nka uranzi. Juma uranzi. Kandi akadaga kubita. Uragakubita ahubwo nyishura amafaranga yanjye. Nyishura amafaranga yanjye. Amadolari 500. Reka mbaze ngufata ubwo boss muhamagari mubwire ati yanda nayifashe. Ahubwo munzane hano mbereke muri babiri. Hakose mana yanjye. Iwacu turabakena. Namuhire w'inshuti yanjye nawe nta kintu ifite. Usuko ko. Nta kintu mfite nakoranye. Hakose ubundi. Ko ibintu byose byanze ni wacu nta kintu bafite. Amatungo yo arahari. Ese ubundi aya matungo nyabariye ubu nta mafaranga ashobora kuba yamereza njyana muri studio ra? Oya nanone iwacu n'abakene nicyo kintu barebereyeho. Ubundi subu waziyongoza ko muhire yigeze kumbwira ko nyiragitanga ngaragura ibintu bigacamo nanjye mfata inzira yo kujya mu bapfumu cyangwa njye mu rusengero cyangwa nicare ntekereza ikindi kintu cyaneza imbere. Afande muri make nibyo nari kubwira habura kantu gato cyane kuko nanye gushakisha uwo muntu nubwo uwo muntu ushaka amafaranga hari ariko nanye gushaka amafaranga yakura he abamukuriye nawe abamukoresha cyangwa se ukuntu byoroshye rero. Yes afande. Ngiye kukoherezayo. Ugomba kugerayo ayo makuru yose uri gushakisha uyashake uri kuri ground. Nkeneye kukudeployingayo bitarenze uyu munsi ahubwo urarugezeyo. None ibyo bintu byose uri gushaka urabimenye wicayeyo neza kuko ibi bintu nitubifata mu buryo bworoshye u Rwanda rwose ni ruri bugendere. Afande nta kuntu mbere yuko munyoreza mwabanza mukaniza amasaha cyane kugira ngo basi mfite full information. Umva mu kugenda n'ubundi hari akanya uragenda byose ubikurikiranira kuri telefone n'ubundi uko wabigenza bikomereze mu nzira n'ubundi uragera kuri ground ahubwo ubikomeze neza none wamaze no kugera nabo abantu bakubwira ubirebere. Okay mwateganyije ko ngenda ryari? Saa 12 ugomba kurarayo. Uvuga ngo urahaguruka nga saa 12 b'ijoro urarara ugezeyo. Amakuru yose uyatangiriye muri iryo joro ukomereze nejo mu gitondo. Okay sa. Uziko mufite ikibazo cyo mu mutwe se? Ufite n'inusu wowe. Ufite ibiro bingahe? Ariko ubundi uranze Imana. Reka nkubaza uranze. Ukanza n'ubusazi. Uranze wowe. Ntukanza n'ubusazi. Amapunane nacuruje ni menshi kurusha wowe. Umva rero Juma. Umva Juma.
Juma, whatever you call yourself, motherfucker, I need my money. Mbangubwiye. None ngo nshatse nagusaka. Nuko nta na phone ufite mu Unsaka se unsaka we wansaka mu biki. Wa bitch we. Ananayigukwema ngatana nakwemeza. Reka ro nkubwire. Nkurye boxes. Kase nkubwire. Nutampa amafaranga yanjye. Aya matungo ngiye kuyagurisha. Oya, kanekereze kabiri. Matungo kuyagurisha bwose. Reka nongere nkore ku nganzo. Ese inganzo y'inama mu cyaro yo murampangana nayo ubuyo izangeza kuki ndabiririmba iyi nganzo nyikoremo izangeze kuki ko nta mafaranga mfite n'umuryango nta kintu ufite twacu twese turi abakene ninde uzaneza imbere nta n'umuntu tuziranye wahirgiriye ikigali uzamfasha Anje. Bitebya. Umona akazi kakubanye kenshi cyane. Akazi ni kenshi cyane. Umeze neza. Yego meze neza. None se. Urana harabura akanya gato yo kugira ngo akazi karangire. Nta kuntu byaza gushoboka yuko wenda twaza gusohoka tukajya gusangira nk'agakawa tukaganira n'utundi tuntu tugiye tuba turenzeho reka buriya ubuzima ntabwo bugarukira mu kazi gusa buriya. Yego ndabyumva akazi kagiye kurangira ariko umwanya ni mukeya kubera ko nanjye mufite kwita ku muryango wanjye babanye neza. Anje ndabyumva nyine ariko nawe urabibona uri umukobwa mwiza turetse n'ibyo ngibyo kandi ikindi iyo turi mu kazi buriya tuba tunakeneye no gutera intambwe kandi uranabizi cyane rwose mbize mu ruhare no kuri amapeta yawe yazamuka mu gihe gitoya cyane kandi iyo tuvuze peta kuzamuka urabizi n'ibindi byose birazamuka. Afande ibyo rubuze ni byiza cyane amapeti nawe utayakunda ariko reka nyaharaniye nk'uko ya mbere nabiharaniye reka muri akazi kanjye neza. Musi. Ni wowe ndi kurota. Come on. Yo, Sim. Long time. Mana yanjye. Musi ni wowe? None se bite byagenze gute? No, I can't believe. Seriously. Mana yanjye. None se bite? Ni sawa urebye nta. Aha nahise. Nyine. Ubuzima bwawe ducanze igena mu wanjye tuza ko mu cyaro. No, Sim. No, ntabwo nshobora kwiyumvisha umuntu. How? Gute? Nyine ni birebire gusa mbana mama wanjye na murumuna wanjye hano. Passport, uretse kura basi byo tuza wirira umbwiza umbwire neza ibyo. Wirira please beg you. Ngira byakugendekeye gute ku rwego usigaye ucuruza inyanya wowe isimbi nzi.
Sebo, uzi ibintu umugabo ankoreye? Mbega imbwa. Uzi ko amagarikije mu bantu bose. Wirira bigenze gute se ninde muntu? Aramfashe iriya mbwa y'umugabo impagarika mu gasantire. Hejuru y'iki? Yishyuza ibihumbi 100 paka igiye Mana yanjye sirimo. Hako si ibintu bizarangira ryari? Ngaho winyine mbwira. Ibaze irashaka kugurisha ikibanza cyacu kubera ibihumbi 100. Mana yanjye muga urambabaje kunkotsa isoni. Ubwo nyine subu. Sirimo. Ndababaye hari n'abagabo hari n'abamama n'ababama. Ngurisha umwirongi se. Uyu mwirongi wawe se wowe wavamo iki wananiwe no kuza ibihumbi 2 mu bihumbi 100 dukeneye Sirimo. Waretse nkasenga Imana se basi kama amafaranga. Mwamukira abana mu kazi urama mutaramenya. Iyo utagize umuntu kuba hafi wakwishimiye nkuko ndi kukwishimira kuzamuka gusa nta bantu zibasaziyemo kandi nta kintu kirazamuka. Ako ngenda kubona nkabona ufite iterambere umwana rwose wabasha kugera kure kandi niteguye kugufasha rwose. Kandi rero byemeye tugasangira tukaganira ubushuti bukiyongera byiza rwose byakugeraho. Anje akazi kawe ngewe nkubwira ibintu kandi aya mahirwe uri kwitesha sinzi igihe kindi uzayagarurira. Ariko nawe ujya wibaza subizi ko ngukuriye. Nawe bibaze kugira ngo nce mu bandi bantu bose baraha abari wenza kureba. Icyo kintu cy'igitekerezo kandi uri mukuru. Yego ntabwo uri mukuru cyane mu myaka ariko ako nta kantu watekerezaho. Reka basi tubihe igihe. Reka nzashaka kandi kubera ko uyu munsi ntabwo byakunda. Dora namugoye. Mahirwe nkayo nta muntu buryo ugiye subiza inyuma ariko ubwo nta kibazo. Ubwo reka banejo nzagerageza wenda tuvugane nta kibazo. Yego nta kibazo tuzavugana. Ahubwo akazi keza. Nyine ngenda mama wanyuze ubwo ducanze tubona ntabwo dushoboye gukomeza kuba i Kigali dufata umwanzuro tuza kubinaha. Noneho mbona ntabwo nzakomeza kwicara mu rugo murumuna wanjye na mama wanjye nta kintu ndi kubafasha. Nari mfite ibihumbi 100 kuri telefone mfata umwanzuro njya gucuruza mobile money na biriya bintu wabonye. Reka ngusabe ikintu kimwe sibyo please. Banza bashishike sibyo. Ntabwo nshaka kubona kurira. Ndabizi ko baho mu buzima sibyo. Kandi urabizi ko kuva kera nkubaha. Nshiye ahangaha nayobye ndi kurangisha ngira ngo njya ahantu ndi kujya mbona nkuguyeho uko bikose ari mpamvu tumye nongera guhura nawe sibyo. Gusa I know mu buzima bibaho mu buzima tumye nayo ngira ikiniga sibyo. Oya gusa nyine na nyuma y'ibyo byose warahindutse. Nubwo ikosi nta kintu byagutwaye kabisa. Naragiye muri of course genda neza nabwo naguya byoroshye ariko ubuzima ngize Imana mbona mbiciyemo ndanyurwa. Uburo nayo nayobye. Ndababaye umugabo nkojeje isoni. Reba na wa mugore utumvikana ni wacu. Uzi ko yandebaga gucya arandebye. None umwirongi wanjye uzazana amafaranga mu rugo uzaduhindura ubuzima uri kuwujugunya. Ese ubundi mama ari hehe we? Mama ari hehe? Ndabizi se aho yagiye. Umva se, umva nkubwire. Umugabo mwihorere. Arambabaje kunsebya mu bantu bakuru b'abagabo. Ndababaye. Wigenda. Umva. Ihangane. Ibi byose bifite iherezo. Rega nta kintu kitagira iherezo. Ubu buzima tubayemo bw'ubukene. Imana izumva gusenga kwacu. Wajya ureka tugasenga ko Imana ikunda abantu basenga kandi ibi byose bifite iherezo. Tuzi. Tesi. Wanzaniye amazi aho ngaho numva inyota nyinshi izuba rimeze nabi.
icara ngaho urumpa amakuru y'i Kigali. Yewe cyakora ngo bimeze bite i Kigali aho ngaho? Ma i Kigali bimeze neza, ubuzima buragenda, amasomo aragenda. Narize naratsinze, urabizi narabiteretse. Ndabizi bana we. Zibyo nishimye. Ariko sha ntabwo uzi ikibazo ma. Kiyese kandi mwana wanjye. Uzi ko Gatesi bamwirukanye kubera Minerval. Ubu ngubu examen yarayiratse. Ko ari ikibazo. Ni ikibazo. Mwana njye nsaba Imana izamfashe bazakwirukana. Umva we mama se mama kunshakira ntago byashoboka. Ako ko mpora nkarwanirira nifuza ko abananye mwese mugomba kwiga mukarangiza. Ahubwo mbwira. Amakuru ya cya gisaza cyaha hirya zirasi. Ariko itangaje ni kimwe. Aho nashaka kujya ntago nabanyihagiye. Ahubwo mbwira nkuyobore kuko ubu quartier yose narayimenye iminsi tumaze hano yego ntago ari myinshi cyane ariko narahamye. None se ngambwiza ukuri ubu koko nkikubona nabanyigiye. Cyakora birandenze ndishimye ntabwo natekerezaga ko twahura noneho muri iki cyaro ngewe nawe. Noneho na nyuma y'igihe gishize waranagiye nyine birandenze sinzi. Sinyivuye hano rero. Sinyivuye. Gira ducuruzanye. No kuvuga ngo na gahunda zose nayingiye mudaziretse. Ikindi cya kabiri. I have to make sure yuko ubuzima uvuyemo. Reka mbwiye. Reka basi nakubwiye meze nkawe. Uracyari mwiza nka kera. N'ibitambaro. Uracyasa neza. Nyine ubuzima bwarahindutse yego. Ariko ubwiza bwawe uracyari bwabone. Ntabwo idihindutse. Ariko simbizi ngiye mfite icyizere ko byose bizakunda. Kuko nshima Imana ko nibyo 100 nari mbifite. Ibu siyo nza kuba nabifite. Mba mbyuka nkarebana na mama wanjye gutya mu maso. Na murumuna wanjye gutya mu maso. Ndi umukobwa mukuru wize kaminuza iwacu bavunitse. Nkaba nanjye ndangwa nta cyo kimudufasha. Mana isi nijo. Nimba wumva gusenga kwacu bitewe n'agahinda tubamo. Ukaba udukunda ukabona nta papa tugira. Na mama wacu nta bushobozi afite. Nk'abacunganiye ku matungo. Wa Mana warebye uburyo uhindura ubuzima bwacu tukareka gusuzugurwa. Reba uburyo ukuze impano yanjye wafasha mushiki wanjye azarongorwa n'umugabo ufite amafaranga. Wenda ibi bintu bizahinduka. Mana nta kintu mfite cyo gukora kuko ibyinshi ni wowe ubikora. Nimba wumvisha gusenga kwanjye reka ibindi tubikire mu maboko yawe wa Mana we. Kuko n'umundi twaje ku isi ari wowe tuzanye. Dushyigikire. Imana yatwumvisha. Ngakira bibiri byawe. Tugende nkuguremo samata. Amata. Mumbura. Sirasi. Amakuru ufite. Baramufunze bahezemo. Iki mbese azira iki? Gufata abana ku ngufu. Baza abana. Naravuze niba shaka bazagihezemo ko ntacyo kimaze. Mugabo nkuriya ushaje. Ewe, ye narumewe. Nese ma ibyo bintu uko mbizi mu mujyi ko ari bo baharaye ugasanga udusore turi gufata abana batujuje imyaka ku ngufu uribi kabajyana mu cyaro byahaje bite? Uriya ni satani mbi. Afite abazimu ntazi nibo bamukoresha. Naravuze nti to sinzi abazimu afite. Gusa urumva atari abazimu bamukoresha. Buriya ukuntu yari yiharajwe kuza mu rugo. Buriya byari bugende bite? Buriya nitwe yashaka. Ari njye watangiriraho. Wowe atangiraho ari gufata utwana twungufu. Nicyo kintu cyambabaje. Cyo kintu cyambabaje aratinyuka numva inkuru abantu bahuruye. Reba nawe karitsi. Iyi karitsi yasarehuye. Nashaka zapfire muri gereza. Abanyabyaha nk'abariyo. Bazaze bafunga. Icyo nanjye ntakibuze ntibazamuhezemo kuko abana yangije ni benshi kugira ngo subwo ni wonyine. Buriya ni abandi harimo abana benshi cyane bacecetse. Nyibwirira rero kwishuri rekana ni cyo gisaza cy'igipfu. Mama soma aragenda nta kibazo cyane narize naratsinze bimeze neza muri make. Cyo narakigushimiye mwana wanjye kandi courage ndakurikira. Rega ma nzi icyo nshaka ntabwo natora icyo mbonye. Ahubwo se ma urabona ejo bundi tuzasubira ku ishuri
kandi nyine nkeneye amafaranga yaranshiranye yo gukoresha muri geto. Umva randi rodi y'isaha igeze y'itariki igeze nako yo kwishyuriraho. Ujya kubona ukabona araje. None hejo bundi sasa naraguhamagaye ngo wishyure ndakubura. Nanjye icyo nakoze naragiye nguma mu nzu mpaka. Are you still single? Waba uri mu bibazo by'ubu buzima ndimo ukajya no kugerekaho n'abasore mbabare mbwiza ukuri. Nawe uri umusore urabizi mutera oya. Imana nsenga rero. Mana yenda gushimiye. Bazima nshimiye Imana. Niki? Kubukire single. Nzaba single nongera umwaka wundi mbe single nundi paka mbanze nkore ubuzima bwa mama wanjye na murumuna wanjye bujye ku murongo. Ntabwo as long as nagarutse mu gihugu kandi meze neza ntabwo nzemera ko ukomeza kuba single. Ahubwo ikibazo ni bizankundira. Ibyo bwanda tubireke. By the way, let me give you a promise. First of all, I'm going to make sure ko ubuzima buvuyemo. Icyo ni cyambere. Icya kabiri ndagira ngubwe yuko nubwo nari meze nabi umeze neza ariko nuvuga akantu ku mutima gahora gatekerezaho. Reka nkubwire ubu ngubu ikimenye ne kuruta ikindi cyari cyo cyose. Nyeneye umuntu wo kumva hafi tukaganira akambera musaza wanjye cyangwa inshuti yindi yo ku ruhande ariko ntagiye mu bintu by'abahungu. Okay, ndahari ndi ruhande rwawe ariko not kuri side yo kuba ndi musaza wawe gusa ikintu cyose ukeneye kuri njyewe kandi I'm really sorry about this life, you know. I'm really sorry for sure. Anyway, wanyemerera